Ninjye ushaje ngiye muri hari umuntu waba ufite indirimbo yitwa yavuze sonarwa numva akantu karaje mwana umutwe ukuntu mucuruzi we isunga sonarwa ntabwo wize niba n'abayize se ngo ni isanduku y'ubwishyu izi nyarwanda we isunga sonarwa mucuruzi we. Okay, I'm the youngest in the room. Urakibutse? Rero yabaga ari kuri radiyo kera tukiri abana. N'utuntu tw'udusosiyete nibuka tumwe tw'umutwe. Super Bass et la santé se passe. Twaganuye twasubiye iwacu. Colgate, 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 Colgate. 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 Ngai musi. Colgate. Buri musi. Colgate. Celebrate with us. We're here to kuganura. That means we want to share our achievements. We want to show you how far we've come and what we have come to. And the fact that you are sitting here is our share of Norway to kuganura with you. Baba kubita kastorose. Umeze neza? Ubwo mutweke ko muhariro kugira ngo tubahishu. Ivereka tuwaze tuwabyutse ugatoya. Yes. Ibyusta kan. Yes, so wali DJ Moses kuri mugora bari ibintu bigiye gutangira kandi no buryo. Yes. Inshuti bakunzi ba Rwanda TV nongeye kwasuhuza ni mugira amahoro ni Yves rero nk'ibisanzwe hano kuri Rwanda TV rero tugiye kuba dukurikirana ahangaha uko ibirori by'umuganura uyu munsi bigiye kuba byifashe hano mu gihugu cya Norvège. Ibi bihugu rero bigize Scandinavia harimo Sweden, harimo Norvège cyangwa Norway, hakabamo harimo Finland, hakabamo ndetse n'igihugu cya Denmark. Uyu munsi abanyarwanda bose batuye ngo n'inshuti zabo bitabiriye ibirori by'umuganura. Nkuko mubizi mu minsi yashize ibirori by'umuganura bari mu Rwanda mwarabyijijije, ariko noneho uyu munsi ni hano ku mugabane w'Uburayi muri bihugu maze kubabwira. Uyu munsi ni umunsi mwiza, muraza kugenda mubireba, turaza kuhababera kugira ngo tubahe amakuru. Bakunzi ba Rwanda TV nongeye kwasuhuza ni mugire amahoro ni Yves rero uyu mwanya ndaje kugira ngo tuganire hanyuma mbagezeho bimwe mu byaranze itariki ya 13 z'ukwezi kwa munani. Nk'ibisanzwe rero abanyarwanda mwebwe murabizi ko tugira umuganura n'ibirori biba bikomeye kandi binubashwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ni bimwe mu bitaramo navuga yuko ari ingenzi bya mbere. So rero umuganura kuri inshuro hani Burayi tariki 16 muri Nordic countries, ubwo nbango niyo mvuze gutyo ni mu bihugu biri hano muri pays Scandinavia. Umuganura wabereye muri Norway, muri Norvège mu murwa mukuru waho witwa Oslo. Aho rero ni abanyarwanda bahuriye bavuye hirya no hino, abavuye muri Sweden, abavuye Denmark, abavuye Finland ndetse n'abatuye by'umwihariko aho ngaho. Nkangiro nk'umwe mu batuye hano muri Sweden, by'umwihariko umunyamakuru, by'umwihariko umuntu wanyu nagombaga kubabera kugira ngo mbereke uko umunsi wari wifashe. Wari umunsi umeze neza cyane, byari ibirori byarimo n'abahanzi bakomeye, The Ben, Tiger yari ahari nk'umwami. Yataramiye abanyarwanda bari bahari,
hari abandi bahanzi batandukanye, hari ba John Boy muramuzi nawe ni umuhanzi umaze kubaka izina utuye muri Etebora ariko ni umunyarwanda. N'abandi benshi hari mu Nigeria. I go by the name Anthony Sky. I'm from Nigeria. You know, yeah. Well, actually, I want Rwandan nationality. I love you guys. Okay, Rwanda. Yeah. Bless up. Akaba n'undi muhanzi wundi mushasha witwa V Vibes nawe yarahari. So rero nyuma y'ibyo byose nanone mu buryo mu ruhande rw'umuco hari amatorero ya Kinyarwanda atandukanye, muraza kugenda mubireba mureba ukuntu abana bazi kubyina, abana bakiri batoya. Wakwibaza uti abana nk'aba ngaba babyina muri ubu buryo, ese ibi babyigira hehe, bigishwa nande? Hano mu Burayi aho umwanya bari ikibazo, kubona umuntu gutoza kubyina kuva ku rwego navuga ko kuva kuri 0 kugera kuri rwego nk'urwo marabona abana babyina, n'abana bazi kubyina neza cyane, abana bagororotse, byari birori biryoheye ijisho. Turebye nanone ku rundi ruhande RSSB ni bangahe hano bazi RSSB cyari cyo? Maneka ikiganza turebe. Right. Ni bande batanze imisanzu muri RSSB? Bakoze mu Rwanda bagatanga imisanzu muri RSSB. Alright. So RSSB ni ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda. Ariko mbere yuko cyitwa RSSB hahozeho ibigo bibiri. Hari ikigo cyitwaga K Social, murakizi? Hakabaho n'ikindi kigo cyagishinzwe ubwishingizi bw'indwara cyitwa Rama ushobora kuvuga ibintu bibiri ya mu Kinyarwanda, kurama cyangwa se la Rwandaise d'assurance maladie. Nayo yari hari kugira ngo isobanurire by'umwihariko abanyarwanda zimwe muri serivisi ibafitiye. Hari serivisi y'ejo heza, ndizera ko kandi mwebwe mudukurikira ahangaha muri ejo heza koko imaze igihe, kandi abanyarwanda benshi bamaze kugenda bajya muri ejo heza, ndetse anababwira indi gahunda none igendanye n'amazu, abashaka kugura amazu, abashaka gutura ahantu heza, abashaka kuza abantu bari hano ku mugabane w'Uburayi kuzasubiraho baba amazu meza. Abo bose basobanuriwe neza mu buryo bwimbitse uko bashobora kubona amazu meza ababereye. Muragenda mubona ukuntu audience yari yishimye, abantu bari bishimye, abantu baranezerewe kuri rwa rwego, wabonaga ko bari banyotewe ibirori nk'ibi ngibi hano ku mugabane w'i Burayi, aho ubona ko byari ibirori navuga yuko ntabwo natinya kuba ko wabigereranya na bya byishimo n'umunezero tubona muri za Rwanda Day. Uretse kuba wenda umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame wenda atarahari, ariko wabonaga ko nanone abanyarwanda bafite iyo nyota yo kongera kubona umuco no kubona igitaramo nk'iki ngiki. So rero mwebwe mwese mwahageze, mufite byinshi byo kuvuga, mufite amakuru yo gutarama mukabwira abatari bahari, ariko nanjye no mwanya wanjye nka Yves hano kuri Rwanone TV wo kugira ngo mbwire abantu ko byari ibirori biryoshye, mbereka amashusho muri kugenda mubona. Murabona ukuntu hano bimeze, murabona abahanzi kuri stage, ngira ngo murabona ko nanone n'ibiro byitabiriwe n'abandi bayobozi batandukanye, b'ambasada atandukanye, abadiplomate batandukanye. Murabona ko ahangaha banahuye n'abayobozi bacu ndetse na nyakubahwa ambasada wacu Dr Diane Gashumba, bagize igihe cyo kuganira, bagira igihe cyo gufata amafoto. Ngira ngo muri kugenda mubona ahangaha hano muri video yacu ko bagize ibihe byiza kandi biryoshye. So si ibyo rero byonyine, ariko tugiye none muri showbiz, tugiye muri entertainment, nanjye nka MC, ngira ngo wenda abanziho kera murabizi ko nitwa MC Muzungu mu Rwanda, ho mwari mubimenyereye yuko amatuwa menshi twabaga turi kumwe, amastage menshi twabaga turi kumwe nemusinga. So nari nkumbe nanjye ibyo bihe guhagarara kuri stage nakira umuhanzi nka The Ben, guhagarara kuri stage nakira abahanzi batandukanye, by'umwihariko anyway nka The Ben ni umuhanzi twakoranye muri video ye abazi Thank You,
iriya ndirimbo ya Thank You yakoranye na Dr Muyomba Thomas urumva iriya ndirimbo ngira ngo mwese murezi kandi murayikunda. So iyi ndirimbo ye na Tom Close rero nyirimo ndi muri ndirimbo ye ndetse na team yanjye nagiraga team y'aba actor najyanye team yanjye. So rero turimo haratwagaraduatinze n'ibindi. So byari byiza kongera guhura rero n'umuhanzi nk'uyu mukuru kuri stage ku rubyino noneho ari nanjye uri kumwakira nk'umu MC ndetse n'abandi bose. John Boy ni umuhanzi twabanye kuva kera kiri mutoya akiga muri za secondaire. Byari ibyishimo n'umunezero wo kuba noneho ndi kumwakira kuri stage tugirana ibihe hariya muri Oslo tugirana rwose ndetse n'imishinga minini twagiye dutegura tugiye kuzabagezaho mu gihe kiri imbere. So rero aho ngaho kandi nanone nkashimira nanone yuko by'umwihariko byanyeretse twebwe muri media hano ibyo tugomba gukora by'umwihariko nka mugenzi wanjye Eric Foto ngira ngo wese muramuzi. Eric Foto nagize igihe cyo gutekereza ku bintu dushobora gukora n'ubu tuvugana andi imbere uri gufata iyi video ni uri gufata ndimo ndavuga ahangaha nicana muri studio. Turi gutekereza uburyo ki dushobora kubagezaho ibintu byinshi kandi byiza bisa neza professionally ku buryo mushobora kureba amavideo meza, mushobora kubona amafoto meza, ibitaramo ni byinshi. So rero turi kwishyira Eric nakubwira ngo dufite byinshi, dufite umukoro. Iyo urebye ukuntu abanyarwanda banyotewe ahangaha muri bino bihugu urabona ko twebwe nk'abantu bakora media, abantu bakora showbiz dukeneye guha abantu ibintu byiza. So ndizera ko rero hagati yanjye na Eric nanone turaza kuganira n'abandi bagenzi bacu bandi nabo duhurira muri kino gisata turebe ukuntu twajya tubaha ibintu byiza. Ngira ngo rero ahubwo muranabizi yuko ubundi umuganura ikintu muri rusange uvuga ni ibintu byinshi. Umuganura ndavuga mu ncamake ko ari ikiganiro cyabanije nabahaye nizera ko mwarebye. Haba harimo mbere na mbere kureba icyo abantu bagezeho, imihigo bahize nuko bayihiguye, abantu bahiguriye imbere ya nyakubahwa ambassador wacu Dr Diane Gashumba. Imbere yiye abantu bagiye hari bavuga ibyo bateganya kuzageraho n'ibyo bagezeho barabivuga. Ibyo rero ntago byarangiriye aho ngaho. Ambassador wacu rero yaganuje abana, yahaye abana amata. Abana ngira ngo murabibona ahangaha mu ifoto, abana batoya cyane bicaye, ambassador ndetse n'abandi bayobozi ba diaspora, hanyuma abaha amata. Ni ibintu byari byiza cyane. Navuga yuko buri muntu wese warura aho ngaho yaragize ati bino bintu biragahora bigaruka. Ndashaka cyane gushimira umuyobozi wa community ya Finland kuko yaduhaye umuhigo w'imyaka izaza. Yatubwiye ngo umwaka utaha tuzahure koko dufite abantu tuganurira. Kandi kuba dufite RSSB hano batubwiye mutuelle de santé, batubwiye ejo heza, batubwiye gutura heza. Ndakeka ko ndibaza ko nta wundi muhigo dutegereje. Nazonganira n'abayobozi bamwe na bamwe baza communities z'ibihugu byacu z'abanyarwanda muri bino bihugu turimo. Twumva ko ari byiza ko uriya muhigo yaduhaye kuko twawesa, sibyo? Gufata ibihumbi 25 ku mwaka n'ibihumbi 2 ku kwezi, ukabyemeza tugatangira abana batishoboye 100, 200. Ibyo muzi ko tubishobora iyo twabyemeje. Uyu muhigo rero nanjye ndabahaye, nanjye nihereyeho. Umuturage ku isonga, buri wese akiyumva ku gihugu cye. Ni ukuri kereka utabishaka, kereka uwima amahirwe. Igihugu cyacu nta muntu giheza kereka utabishaka. N'utabishaka turagerageza kumukurura ngwazi, kuko dufite igihugu kiryoshye, dufite igihugu cyita ku muturage. Mwabonye iyi mishinga yose, muhaguruke tuyigemo koko. Ikindi kintu tuganura ntekereza ko gikomeye usibye nka mutuelle de santé ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye kuko buri muturage atanga uko yifite, ariko iyo utanze n'undi agatanga ntabwo turwarira rimwe. Buryo uba waganuye, watanze umuganura. Iyo watanze mutuelle de santé watanze umuganura, kuko utangira wa wundi uri burware, na wundi uri burwaragurike, na wundi watanze make. RSSB igashyira mu kigega ikaducungira neza, bigatuma twese tugira ubuzima buzira umuze. Ubundi muganura igihugu cyacu gitanga uduhishema cyane, uduhesha ishema ni umutekano. Murabizi ko igihugu cyacu is one of the
main contributors to peacekeeping. Ingabo z'igihugu zacu ziduha umutekano, tukaryama tugasinzira, abana bacu bagatekana, ariko uwo mutekano tuwusangira n'ibindi bihugu. Sibyo? Ubu ntabwo twabaha amashyi. Twatanze umutekano muri Haiti, tuwutanga muri Sudan, tuwutanga hehane, Central African Republic, muri Mozambique, aho baduhamagaye hose dutanga umuganura w'umutekano. Ni ukuri iki kintu tujya duhora tugitekereza, nubwo hari abashaka kutwanduza, kuko umuntu ushaka kukwanduza agutangirira hari sensitive kandi hakomeye. Mumaze iminsi mubibona amaripoti atariyo aba muri UN avuga ku ngabo z'igihugu cyacu, ariko twebwe uko duhagaze aha tuzi icyo ingabo z'igihugu cyacu zamaze, tuzi ko zahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi, tuzi yuko zisagura umutekano. Turi igihugu gito, turi igihugu gihora cyugarijwe, gifite abaturanyi bamwe na bamwe batugora, ariko turemera tugasagura n'uwo mutekano, tukaganura, tugatanga umutekano hakurya y'imipaka. Rero kuri uyu munsi w'umuganura numvaga iki kintu nacyo ngomba kukivuga, ngira ngo buri munyarwanda aho ari ajya ahora bizirikana, abiha agaciro, ahore ahagaze bwuma yumva afite ishema ryo kwitwa umunyarwanda. Kandi kugira ngo ishema rikujyemo wumva urifite, ntabwo ari amagambo, ntabwo ari kubyina gusa, ni ibikorwa. Ni ibikorwa nk'ibi twaje gukora hano, ni ibikorwa nk'ibyo tugiye kwiyemeza, kuganurira abandi, gufatanya, gukunda igihugu cyacu mu bikorwa atari mu magambo. Ntabwo ndi buvuge byinshi, dukomeze dutarame, twizihirwe. Dushaka gushimira cyane cyane abahanzi. Hari umwe muri Nigeria, hari umuhanzi w'umunyarwanda turi bubone kuri uyu mugoroba, bafashe urugendo bakaza kudufasha kwizihiza uyu munsi. Ariko ndagira ngo ushimire n'umunyarwanda wese uri aha ngaha, n'abashyitsi bacu bateraniye aha ngaha, bahagarariye ibihugu byabo muri iki gihugu cya Norway, n'inshuti zacu, abafatanyabikorwa. Ndashaka kubashimira kuba mwafashe uyu mwanya mukaza mukicara aha muri ya disipurine twavuze, mu byishimo. Uyu munsi ukaba usa ukusukungu. Mwiha amashyi. Gusozereza hano ngiye gushimira the diplomatic corps and all the friends of Rwanda for your time, for joining us, and for being with us always. We always celebrate, we have many gatherings that we organize in this country. You've never failed us. You are always with us in big numbers, but most importantly, we feel you, we feel that you are with us by heart. So thank you so much for being here. Abanyarwanda rero bo muri diaspora, nta kindi ndibasabe mukomeze ubumwe. Babivuze bihagije, ndumva ngira ngo Peter niwe wabitangira bivuga, umuyobozi wa community ya Norway, yavuze ko ikintu cya mbere bagezeho ari unity. Burya tudafite unity ntacyo tugeraho. Twese twibone nk'abanyarwanda, twibone muri gahunda ya umunyarwanda, ntabwo ari gahunda, ni ishingiro ry'ubuzima bwacu. Unity, kumva ko turi abanyarwanda, dufite igihugu kimwe. Ntabwo dufite pieces of countries, we just have one country, one nation, and we all belong to this nation with pride, resilience, but most importantly with love. Sibyo? Mureke dukunda igihugu cyacu, kandi gukunda igihugu ni ugukundana. Sibyo? Igihugu ntabwo ari imisozi, ntabwo ari ubutaka, ntabwo ari amazu, ni twebwe abantu. Mureke rero ko turi intara ya gatandatu, dukomeze dukundane, twitabire ibikorwa nk'ibi. Ejo bundi numvise abantu ku mbuga, they were trying to undermine this gathering, this celebration, and they started attacking this beautiful woman who is sitting there. She is in charge of one of the commissions within the Rwandan community in Sweden, just because she has been mobilizing deeply and strongly, mobilizing people to come and gather here and celebrate the national harvest. Dufite abantu nyine bashatse kwandamanyika no kutica, ariko mwaje mwitabiriye, turabashimiye, nta kibi kiduhuza. We never gather together for bad purposes. We only gather for good. Sibyo? Ku gihugu cyacu.
So James watubwiye gathering on 15 September, we'll try to make it. The embassy will for sure be represented. N'abandi mwese mufite ibikorwa, we are here to support you. The embassy doors are open for everyone. They're always open, 24 hours. So reach out to us. Any problem you have, we are there to solve. And we are really blessed. We are blessed to represent such an amazing country that is Rwanda. But most importantly, to represent in beautiful countries, the Nordic countries, with beautiful people like you, but also most importantly, beautiful diaspora. Ndabashimiye rero, nimugire amahoro, mukomeze muryoherwe, mukomeze munyurwe n'ibyo tubahanga kuri Rwanone TV, mukomeze mudusure twese, musure Eric Photo Scandinavia, musure ku mbuga z'inkoranyambaga, nanjye musure mujye kuri TikTok ni Rwanone TV, mujye no kuri Instagram ni Rwanone TV, aho hose muture ibyo dukora kandi muduhe n'akazi. Muduhe n'akazi dukore, muduhamagare tuze tubafotorere ama event yanyu, muduhamagare tuze tubafatire amashusho meza ama event yanyu, turahangaha ku bwanyu kandi namwe murahari ku bwacu. So urumva rero dukeneye ko side zombi zikorana kugira ngo tugere ibihe byiza. Abari mu Rwanda navuga ngo ciao ciao, namwe mukomeze mudukurikirane, turabakunda nakagaruka. Bye. Ibiganiro byiza, dutaramye dusa